Ikaze mu kiganiro The Barbara Show. Ndanezerewe kongera kubonana namwe kuri video cyangwa se abadukurikiye mukaba mudukurikiye kuri televiziyo Isibo, mushobora kuba mudukurikiye kuri YouTube, mushobora kuba mwabonye agatiza ahantu hatandukanye ukisanga waje kureba kino kiganiro. Nguhaye ikaze. Nari maze iminsi mutambona ariko mubona amaribro, ariko nagarutse mfite utundi tuntu twiza mbazaniye duhereye ku kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro rero nkuko mumaze kubimenyera cyangwa mubizi, ikiganiro The Barbara Show ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze cyifashishije ingero zifatika z'ubuzima bwabo kugira ngo zihindure imyumvire yabo n'imitekerereze yabo. Ubuhamya bw'urubyiruko, ubuhamya bw'abakuze, inararibonye mu bucuruzi, inararibonye mu buhanzi, ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo twese tubashe kwiga twungura ubumenyi. Icyo kiganiro tukaba twongeye kubashimira, kubaha ikaze, kubashimira uburyo mudushyigikira, ama likes yanyu, ama views yanyu kuri YouTube umunsi wose. Iyo wiyemeje ko ku cyumweru uri budukurikire kuri televiziyo Isibo, ibyo byose mbiha agaciro. Nkaba rero ntangiye ngushimira ko iki gihe cyatambutse twabanye mugakurikira ibiganiro byacu, turabashimiye cyane. Uyu munsi by'umwihariko ni umunsi udasanzwe ku gihugu cyacu, ni umunsi twizihiza, umunsi wo kwibohora. The Barbara Show rero ikaba ibifurije umunsi mwiza wo kwibohora ku nshuro ya 27. Uyu ni umunsi udasanzwe kuri twebwe nk'abanyarwanda kubera ko twibuka igitambo cyangwa se ibitambo bya benshi, abasore, inkumi, abagabo, abagore bitanze mu buryo butandukanye kugira ngo babohore igihugu cyacu, imyumvire mibi, imitegekere mibi, ubuyobozi bubi bwahezaga bamwe mu banyarwanda hanze y'igihugu, ndetse banahagarike jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Uyu munsi rero twaba turi mu gihugu twishimira, igihugu dukunda, igihugu tunezererwa kwitwa abatura Rwanda cyangwa se abanyiri icyo gihugu. Uyu munsi rero by'umwihariko twagiye twumva amakuru y'urugamba, twagiye twumva amakuru yo kubohoza igihugu, amakuru yo guhagarika jenoside, ariko nagize amatsiko yo kumenya uruhare. Birumvikana ndi umudamu, nanjye nagize amatsiko yo kumenya uruhare mu buryo bwimbitse rw'umwari n'umutegarugori mu rugamba rwo kwibohora. Ngira amatsiko yo gushaka kubimenya. Turabizi benshi dufite amakuru, tuzi abadamu basize ingo zabo, abasize impinja, tuzi abakobwa bavuye mu mashuri bakajya ku rugamba, tuzi n'ababyeyi basigaye mu rugo bagasezera abana babo bakajya ku rugamba. Uyu munsi bamwe baguye ku rugamba basigaye nta bana bafite, abandi basigaye ari abapfakazi kubera ko abatware babo, abagabo babo bagiye ku rugamba, bagwa ku rugamba. Tuzi sacrifice, ibitambo byinshi bitandukanye byaranze abari n'abategarugori ku rugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Basaza bacu, ba oncle, ba papa baratwihanganira. Uyu munsi ndatinda ku ruhare rw'umwari n'umutegarugori mu kubohora u Rwanda mu rugamba rwo kwibohora. Ngira ngo turi mu gihe nanone mbihurije na gahunda ya leta yo guha umukobwa n'umudamu ijambo. Tugomba nanone kwiga gukunda igihugu muri ubwo buryo cyangwa se muri iyo perspective. Akaba rero ariyo mpamvu natumiye umwe muri benshi, ndabizi ko ari benshi bankurikiye, nabo Imana nidushoboza tuzagira umwanya wo kuvugana nabo. Natumiye umwe muri bo uhagarariye benshi, yitwa retired Captain Judith Mutamba. Captain Judith Mutamba ni umwe mu basirikare bagize uruhare hamwe n'abandi benshi guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, ariko by'akarusho yinje mu gisirikare ari umukobwa muto. Ikindi, nyuma ya jenoside mu mwaka wa 2005 mu kwezi kwa 7 by'akarusho habayeho igikorwa cyo gutanga amashimwe cyangwa se gutanga ibihembo bigezwa ku abasirikare bageze ku 10
ni umwe muri abo bahawe ibihembo ariko igitangaje nuko ari we mudamu wenyine waserukiye benshi ntabwo ari uko ari we wenyine wagize uruhare ariko yaserukiye benshi mu bushakashatsi rero nakoze namenye ayo makuru ndavuga nti uyu muntu hari ibintu byinshi yatwigisha bari abategarugori ariko hari n'inkuru yadusangiriza zijyanye n'ubutwari bwaranze inkotanyi icyo gihe byanafasha urubyiruko rw'uyu munsi kwiga indangagaciro zabaranze zikibaranga kugeza aho igihugu cyacu kiri uyu munsi natwe twakomerezaho twakwigiraho tukamenya byinshi rero muhaye ikaze Captain urakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu urakoze Barbara yes winjiye mu gisirikare uri umukobwa ni iki cyatumye byaje gute kwibohora wowe ku myaka wari ufite wabyumvise ute wabyakiriye ute mbere na mbere kamanzi mbashimire kuntumira muri iki kiganiro nk'uko mwabivuze nitwa retired Captain Judith Mutamba ndabashimiye nshimira n'Imana yatumye tubaho kugeza iki gihe tukaba tukivuga amateka y'urugamba kugira ngo n'abatayazi bayamenye rero ndagushimiye Barbara kuba mubo watoranyije uno munsi kuganira nabo wantoranyije kugira ngo ugezeho amakuru y'urugamba ndayakugezaho rero uko nabyiyumvishijemo cyangwa kuba narindi muto nkabyiyumva mwinjira mu ntambara ntabwo kwari ukubyiyumvamo ahubwo biba biri mu muntu uko biri mu muntu ushaka kuvuga bitewe n'aho twari turi n'uko twari tubayeho ubuzima abantu baba barimo bugusunikira guhindura icyo uri cyo umuyobozi wacu nyakubahwa perezida wa repubulika yavuga ngo umuntu niwe wihesha agaciro rero twatangiye kwihesha agaciro kera tutazi ko ariko kwihesha agaciro ariko dushaka kurwanira identity yacu twari abanyarwanda ariko tutari mu Rwanda so mvuze gakeya ku mateka y'u Rwanda nyanga kuva muri za 1959 habayeho intambara ngira ngo twese tuzi ayo mateka turahunga bamwe tuvukira mu mahanga ariko reka mpere muri za 1987 aho umuryango wa FPR inkotanyi watangiriye wenda ntagiye kuvuga zarano n'ibindi hari abandi bandusha amateka bene nkayo ngayo iyo myaka wenda ya kera nanjye ntarabimenya ariko reka mvuga yonzi yatumye neja no mu rugamba ayo mateka bamaze gushyiraho umuryango wa FPR inkotanyi habayeho mobilization mu mashuri hehe noneho twisobanukirwa abo turibo suko tutari tubizi twari tuzi ko turi abanyarwanda ariko tudahabwa agaciro kacu mu gihugu cyacu kuko twari impunzi aho twari turi ugasanga mu mashuri aho wiga umwana w'umugande nkanjye n'igihe Uganda nimvuga Uganda ntimubyumva ukundi ubwo n'abandi bafite uko aho bahungiye bari bafite ibibazo ukumva barakubwira kuri akanyarwanda kandi we waruzi nguri kimwe nabo noneho mobilization zitangiye batwereka ko tutari abagande tutari abahima tutari abanyankore turi abanyarwanda tugomba kurwanira igihugu igihugu cyacu so njyaho ubwo no kugira ngo naintigere numvaga barakererewe kuko maze kumenya ko ntari umugande ntari umuhima kuko ubundi twitwaga n'amazina meza ariko ukagira ngo nawe uvuka muri abo bantu cyangwa iki ariko bitewe n'ababyeyi bacu ko bagiye baturera twamenyaga ko tutari ayo moko nubwo tuvuga indimi zabo nubwo twitwa amazina yabo ariko ntabwo turi ubwo bwoko turi abanyarwanda noneho tukumva n'u Rwanda ari u Rwanda rutemba amata n'ubuki ni ukuri njye narenze ko hano hari imishongi y'ubuki tugiye guhakura tukarya kuko wumvaga kabisa u Rwanda ari urw'amata n'ubuki kandi indeed mbona ariko bimeze uno munsi iyo mbirebye nsanga ibyo ababyeyi batubwiraga ari ukuri ntabwo nigeze mbona ndi Bugande mfite ubuzima nk'ubwo mfite uno munsi ndi iwacu burya abanyarwanda bareba kure baravuze ngo umwana uri iwabo avuna umuheha akiyongeza undi natwe ubu kuva tuvuye mu buhunzi nibwo wumva agaciro k'iwanyu ko kugira iwanyu ukagira indangagaciro z'iwanyu icyo wakora cyose I'm proud of kwitwa umunyarwanda rero mu byanteye kujya ku rugamba cyangwa
kumva nahaguruka nkarwana n'icyo cyari kirimo cyo gushaka identite yanjye. Uri umukobwa uratinyutse ugiye ku rugamba, hari n'abandi bakobwa benshi bagiye ku rugamba, ntabwo wagize akantu k'ubwoba cyangwa se mu marangamutima ya gikobwa? Kuko iyo dutekereje umwana w'umukobwa hari ubwo tuvuga hari imirimo dutekereza ko atajya, uretse ko ubu byahindutse, ariko icyo gihe uyu munsi kubwira umwana w'umukobwa kujya ku rugamba yabyumva. Turanabafite mu gisirikare cy'igihugu bakora n'ibikorwa by'indashyikirwa, turabafite muri polisi, turabafite mu bikorwa bitandukanye, abana b'abakobwa bakora ibintu bidasanzwe. Ariko muri iyo myaka kumva uri umukobwa wakuyehe ngiye gukoresha ijambo, ariko ijambo rivuga ngo akanyarigabo, wakuyeho akanyarigabo ko kuvuga ngo ngiye ku rugamba. Ubu nibwo nshobora gusobanukirwa ko ndi umukobwa cyangwa nari umudamu, kuko icyo gihe twarwanaga. Ubu nibwo ubyumva? Icyo gihe ntabwo niyumvaga ngo hari abagabo, hari abagore, hari abasore, hari inkumi. Oya, numvaga twese ari ikintu kitureba. Kuva twese kitureba rero ntabwo byari iby'abagabo gusa, ntibyari iby'abagore gusa, byari ibya twese. Umunyarwanda wese uzi agaciro ko kuba umunyarwanda yakora iki kugira ngo atahe ajye mu gihugu cye. Rero nge abo nabaga ndi hamwe nabo numvaga ameze nkabo, ntabwo nari mfite itandukaniro nabo. Numvaga twese turi kimwe, icyo umuhungu yakora nanjye nagikora, twese twari bamwe. Numva twari bamwe, intego yari imwe. Twagiye twumva amateka atandukanye y'abadamu, abakobwa bakoze ibikorwa bitandukanye ku rugamba, harimo abasirikare bari ku rugamba barasanaga, harimo abaforomo, harimo abaganga, hari abadamu n'abakobwa bagiye bakora ibikorwa bitandukanye ku rugamba. Uretse ko ntangira navuze ko hari n'abasigaye mu rugo tutakwirengagiza. Abamama batanze abahungu babo, abakobwa babo, abadamu basigaranye impinja, abagabo babo bagiye ku rugamba, n'abagabo basigaranye impinja, abagore bagiye ku rugamba. Hari ingero nyinshi zitandukanye z'igitambo umwari n'umutegarugori yatanze. Ariko wowe wisanze ku rugamba, Captain, wisanze ufite imbunda nawe ugiye kurasana, kuko nzi mu makuru nashakishije kuri mwebwe nzi ko mwakoze active, mwisanze muri active combat cyangwa se ku rugamba. Byari bikumereye bite icyo gihe? Barbara, numva ari kimwe n'iki cyo nari maze kuvuga. Nta kidasanzwe. Numvaga ari ibintu bisanzwe kuba ndi ku rugamba, kumva wenda nagira akanyarigabo cyangwa nagiramo ubwoba. Nk'umudamu ntabwo ibyo nabyumvaga. Numvaga icyo ngomba kugeraho ari cyo nabwiwe muri ya mobilization, na nyuma yaho tuviriye muri izo mobilization, noneho twinjiye mu gikorwa nyirizina. Mbere ya byose ndashimira ubuyobozi bwacu kwanza. Ubuyobozi bwacu bufite uko bwadutoje izo ndangagaciro z'ibyo twakoraga, noneho mu kudutoza kutwereka target y'ibyo turwanirira. Ntabwo wiyumvaga ngo ube wagira ubwoba utaragera ku cyo ugomba kugeraho. Hari wavuze ngo wenda nari mu active service wenda zone zose ni services, ariko nisanze ndi mu bari ku front line barwana. Ntabwo wenda nari ndi hirya yaho barwanira, ariko washoboraga no kubona mugenzi wawe arashwe, aho kugira ngo bigutere ubwoba bw'uko arashwe, ahubwo bikagutera akanyabugabo ko kuvuga ngo uyu niba arashwe ngomba kumuhorera. Ukarwana kugira ngo uhorere uguye cyangwa ugere ku cyo yakagezeho akaba wenda wasigaye aho ngaho. Rero ibyaduteraga akanyabugabo ni leadership twari dufite, kuko ifite ukuntu yatwimpawaringaga, yaduhaga agaciro, promotion twazibonaga kimwe n'abasaza bacu. Mbega ibikorwa byose twabikoraga kimwe, nta kurobanura, nta kuvuga ngo uyu nahezwe, uyu nagira ate, nk'uko n'ubu mubibona muri leta uko bimeze. Ni ukuri mbona dufite ubuyobozi, cyangwa perezida wacu navuga ngo ni kado Imana yaduhaye, nubwo wenda ntazi ukundi kuntu nabisobanura, ariko he is a gift to our nation. Kuko abanyarwanda nanone ndongera nkoresha umugani, baravuga ngo ufite ikirezi ntamenye uko kera. Abatabibona nababona babyisangamo, ariko abazi ko babirwaniriye simpamya ko uyu munsi batabona agaciro
k'ibyo barwaniriye, batabona impact y'ibyo bashakaga, batabona umusaruro w'ibyo bifuzaga kugeraho. Ariko byose icyabitugejejeho n'ubuyobozi bwiza twari dufite, ni leadership nziza yatugejeje ku cyo tugomba kugeraho. Rero nta bwoba, nta kumva ngo ugezemo ubwoba kuko uri umudamu cyangwa iki. Ni ukuri aho narwaniye hose cyangwa aho naciye hose numvaga nkora ibintu nka nyirabyo. Hariya ntabwo utekereza ngo none napfa. Iyo utekereje gupfa, ubwo twebwe tukwita umwoga. Umwoga ni umunyabwoba. Umwoga ni umunyabwoba. Wowe ukwiriye kwisubirira inyuma ukagenda ukava aho ngaho, ntukwiriye kuva ku ntuza ku ntambara aho ngaho imbere. Naho ubundi umusirikare, hari indirimbo nigeze kumva y'abarokore ivuga ngo umusirikare iyo yambaye ajya ku rugamba ntatinya gupfa cyangwa gukomereka, kuko intego y'urugamba biri muri we. Iyo ndirimbo igifasha cyane kuko numva ivuga ibintu biri byo. Intego yacu ni ukuvuga ngo dore target yawe niriya. Niba ari ukugera mu gihugu ni ukugera mu gihugu, niba ari kubohoza igihugu ni ukubohoza igihugu, niba ari ukubona igihugu ni ukubona igihugu. Iyo niyo ntego. Ibindi ntutekereza ngo hari uwo nasize inyuma. Wenda niba ntanze urugero rw'uyu munsi nk'abasore turi hamwe hano, akavuga ati nari mfite girlfriend reka mbanze njye kumusezera cyangwa reka nsubire inyuma kubera girlfriend wanjye. Ese umubyeyi wasize umwana ngo atekereze ngo akana kanjye reka nsubireyo mbanze. Intego y'urugamba ni ukugera he, target yawe wayigezeho. Rero ntabwo hari ikintu uvuze kiza cyane ngo intego y'urugamba, nubwo ari indirimbo abarokore baririmba ariko ijyanye neza n'ubuzima mwabayemo. Intego y'urugamba yari barimo iyobora intambwe ku yindi. Reka nkubaze akabazo gato kari personal. Muri iyo minsi yose, haba iminsi wari ku rugamba, haba n'iminsi wari nyuma y'urugamba mumaze kubohoza igihugu, ni iki kintu cyagushimishije cyane? Ikintu cyaba cyaranshimishije nawe wakisubiza nk'umunyarwanda. Ikintu cyashimishije, ndabaza nka mwarimu. Yes, urabaza nka mwarimu. Nk'ubu nka Mutamba kubona yicaye mu matara nkaya, iyo ni kimwe mu binshimisha. Uracyakomeza kwishima? Ubu ndacyakomeje kwishima. Rero icyanshimishije mu buzima bwanjye ni ikintu kimwe, nuko intego twari dufite twayigezeho. Kwari ugukura igihugu cyacu mu icuraburindi cyari kimazemo hafi imyaka igera mu 100. Uno munsi tukaba turi mu gihugu cyuzuye amahoro, twumva twidegembye, abana bigaho, aho ushatse gushyira umwana wawe niho yigira, icyo ushatse gukora uragikora kikagenda. Wajya Dubai ukarangura ukaza ugacuruza, ntawe uguhagarara hejuru ngo agutware imari yawe. Rero ibyo byo twifuzaga, amahoro twashaka mu gihugu, nta kurobanura akarere ngo uyakomoka hehe, Igisenyi uyakomoka mu Mutara uyakomoka hehe. Izo ntara zitariho ngo uvuge ngo uyu ni uwaha uyu ni uwaha. Twese turi abanyarwanda. Ibyo nibyo twifuzaga kugeraho, kandi ndumva ari byo turimo, ari byo twagezeho. Rero nicyo kintu cyashimisha umutima wanjye, ko twageze ku target y'icyo twifuzaga kugeraho. Ni iki cyakubabaje? Byambabaje ni byinshi, ariko wenda navugaho nka 2 niba atari 3. Ibyambabaje, hari bagenzi bacu twazanye ku rugamba. Uno munsi tudasangira aya matunda turimo. Bamwe twabasize aho twarwaniraga, abandi ni casualty bafite aho bari, abari bafite ingingo zikora nzima, uno munsi bicaye mu wheelchairs. Abo bose birakubabaza iyo babonye wari uzi ko ari bazima bagenda, n'abandi bagenda bakagenda ariko wenda bafite mu tuntuza. Ariko icyo nakigira nk'icya kabiri, cyo nagira icy'ingenzi, kuko kera muri 1992 nigeze kwandikira iwacu abantu b'abanyamuryango baje ku rugamba. Nandikira iwacu mbabwira abapfuye, kuko hari basaza banye twazanye bapfuye. Noneho mbandikiye ndababwira ngo ntawe uhakura izitamurye. Iyo uhakura inzuki hari urukudoma nawe rukakurira. Rero ubwo nashaka kubabwira ko nyine hari abapfuye, ariko sinshake kubyerura abapfuye abarimo. Abapfuye cyangwa casualties, ndashima Imana ko tutabaye imbwa ngo mbega icyo bapfiriye twe kuba tukigezeho. Twakigezeho. Casualties bazi ko
nubwo babaye casualty ariko icyo barwaniraga bakigezeho. Nubwo kimbabaza ntikimbabaza cyane, ikintu kimbabaza cyane n'abantu natekerezaga ko niba turwanirira igihugu tuzaguma turi umuntu umwe nk'uko twatojwe tuyoborwa kimwe tugendera mu murongo umwe, ariko ugasanga abantu bamwe kubw'inyungu zabo utamenya, kubw'inda, kubwo imyumvire ntazi yariyo, ukumva hari abashaka gusubiza u Rwanda ahantu twarukuye. Icyo kintu nicyo gishobora nicyo kibabaza umutima wanjye iyo mbitekereje, nkumva hari abanyarwanda bamwe batareba aho u Rwanda ruturutse ahubwo bakaba bakwifuza ko dusubirayo. Icyo ni ikintu kimwe kimbabaza. Ikindi ni intumbi twagendaga dusimbuka z'inzirakarengane, ugasanga umuntu arazira uko yavutse atari we wabyiteye, ukumva mu minsi mikeya miliyoni y'abanyarwanda iratsembwe kubera inyungu za bamwe cyangwa imitekerereze ya bamwe. Nacyo ni kimwe mu bimbabaza cyangwa mu byambabaje. Yes, turi kumwe na retired Captain Judith Mutamba, turimo turaganira ku ruhare rw'umwari n'umutegarugori mu rugendo rwo kwibohora no kubohora igihugu cyacu. Imyaka 27 irashize, arimo kutuganiriza amwe mu mateka yaranze urwo rugendo, ubwo buzima, ariko nk'umwari, yari umwari icyo gihe, n'umudamu, atubwira bimwe byaranze urwo rugendo. Ndagira ngo nkubwire ngo aho uri ndakwifuriza umunsi mwiza wo kwibohora, nkuko Captain Mutamba bivuze, dukomeze dutekereze uko u Rwanda rukomeza kubohoka cyangwa se rukomeza gutera imbere, dukomeza kuva aho twavuye dusingira ibiri imbere. Ntuve kuri televiziyo yawe, ntuve kuri computer, telefone, aho urimo kudukurikira. Turi mu kanya gato ko kwamamaza, turagaruka dukomeza kino kiganiro. Urakoze. Ikaze nanone ku kiganiro The Barbara Show, ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze cyifashishije ingero zifatika kugira ngo zihindure ubuzima bwacu. Uyu munsi ni umunsi wo kwibohora, turabifuriza umunsi mwiza wo kwibohora, ariko by'umwihariko turaganira ku ruhare rw'umwari n'umutegarugori mu rugendo rwo kwibohora. Imyaka 27 irashize, uyu munsi turi hehe? Turi kumwe na retired Captain Judith Mutamba, aratuganiriza amwe mu mateka yaranze urwo rugendo, ariko tureba noneho mu buzima bw'uyu munsi. Uyu munsi umwari n'umutegarugori bahawe ijambo mu gihugu. Turashaka gutera imbere, turashaka guteza imbere igihugu cyacu. Ni gute twasingira icyerekezo, cyangwa se ni gute umwari n'umutegarugori w'uyu munsi, Captain, nubwo tuguwe neza, turi mu gihugu kitazi ibyo mwebwe mwabonye, na benshi, abana benshi barimo kuvuka ubu, urubyiruko ruriho babyumva mu mateka. Ngira ngo ababa babizi cyangwa bibukaho dukeya nabo tungana, ariko abari inyuma yacu cyane ntibabizi. Ni gute cyane cyane umwana w'umukobwa yagira umutima wo gukunda igihugu, n'umusore n'umuhungu? Ni ukwigira ku mateka y'igihugu, abantu ntibibagirwe aho igihugu gikomoka cyangwa aho cyavuye. Ibi bintu bikwiriye kutibagirana mu buzima bwacu. Nibitibagirana bigahabwa agaciro, ntabwo abantu bazagisubiza mu icuraburindi. Rero njye navuga ngo umwari n'umutegarugori aho bari hose mu byo baba bakora, ndetse si bo bonyine, umunyarwanda wese njye nakwifuza ko buri munyarwanda wese agira uruhare mu gukunda igihugu cye. Niyo ndangagaciro ya mbere nabanza kuvuga cyane, ndumva ari nto indangagaciro zaturanga, ni ugukunda igihugu. Umuntu agakunda igihugu, ukumva iyo ukunda umuntu, Barbara, ntabwo wakwifuza kumva bamuvuga. Iyo ukunda umuntu
ukumva ababaye nawe urababara aba ari igice kimwe cyawe. Rero dukunze igihugu ntabwo twakumva bakigambanira ngo natwe dukoma amashyi cyangwa twumve bitadufasheho. Njye nigeze kubwira abantu nti nubwo uno munsi am retired ariko naritayarinze mu myambarire cyangwa muki navuga wenda ko nakuyemo kombati ngasigarana imyenda isanzwe ariko umutima wanjye ntabwo waritayarinze kugeza uno munsi. N'uyu munsi mu gitondo hari umwana twabivuganyeho ambwira ahantu hari, ndamubwira nte mukomere kabisa mukora akazi neza. Aravuga ati wenda kuza ati n'ubu waguha imbunda waza. Nge rero uko bimeze n'uyu mwanya icyashaka guhungabanya igihugu cyanjye I'm ready. So hari ikintu utinzeho umutima ntabwo ureba ibiriho. Umutima ukunze igihugu uhoraho, ntabwo ari umutima ushingiye kuri uniform, ntabwo ari umutima ushingiye ku mwanya, ntabwo ari umutima ushingiye ku nyungu urimo kubona. Umva captain nayibonye 1999 ariko n'uyu mwanya nsubiyemo bakanyambika captain cyangwa koporo bakavuga ngo mutamba dore section igira cyakora ibi ngibi cyangwa habaye ikibazo, I can do it, I'm ready to serve. Kubera icyaba kibangamiye gihari, kibangamiye igihugu kuko sinifuza ibyo twanyuzemo ko twakongera tukabinyuramo. Abantu bashobora kubyifuza n'abatazi uburemere n'igitambo wabivuzeho ngo ibitambo byatanzwe. Hari ibitambo byatanzwe, hari amaraso yamenetse kugira ngo iki gihugu kiboneke. Rero abantu bagikinisha n'abadaha agaciro ayo maraso. Simbizi uko banatekereza, ngira ngo ntibagira ubumuntu muri bo. Rero nge nabwira abagenzi banjye abana bato barimo binjira igisirikare njya mbabona binjira, ariko icyo mbifuriza ni ugukunda igihugu, bakagikorera atari promotion bakurikiye, bakagikorera atari amafaranga bari bubone, bakagikorera baba bashonje, bakagikorera baba bahaze. Rero nge navuga ngo habeho gukunda igihugu kandi habeho no kumvira, kuko ibi bintu byose bisaba no kumvira, kuko iyo tutumviye turatandukira tukumvira byinshi. Ariko iyo mwumviye ugira umurongo ugenderamo w'ubuyobozi bukuyobora, nk'ubu nka institution yacu nge ndayikunda, nta nubwo nshobora gutandukana nayo, naba ndi mu gisivili naba ndi muki, ntabwo njya kure yayo. Numva ngomba kugendera muri uwo murongo, ahubwo njya nifuza n'abato nk'aba bose ko bajya bacayo, mwajya mucayo, tujye ducayo, hari ahantu hatoza umurongo mwiza. Ubibonera no ku gihugu cyacu uko kimeze, uko kiri ku murongo, urabibona n'umugisha twahawe. Hari ikintu wavuze tugitangira, wavuze ku ndangagaciro mwatojwe zatugejeje aho turi uyu munsi. Hari imwe uvuze ya patriotism, gukunda igihugu. Tubwire nk'izindi ndangagaciro nk'ebyiri cyangwa eshatu mwatojwe zaba zicontributinga cyangwa se zitugejeje aho turi uyu munsi. Indangagaciro ya mbere ni ugukunda igihugu, iya kabiri ni ugukunda igihugu, iya gatatu ni ugukunda igihugu. Ariko hakabamo no kumvira ubuyobozi bukuyobora, hakabamo kutirebaho ahubwo ukareba icyagirira umumaro undi. Mbere yo kwitekerezaho Babura, tekereza kuri Mutamba, ese ni inkuru iki kiragira impact iki kuri Mutamba. Gutekereza ku wundi, icya mbere ni ugukunda igihugu, icya kabiri ni ubumwe, icya gatatu ni ukutireba, kutarwanira inyungu zacu ahubwo tukarwanira inyungu za rusange. Ndumva ari izo ndangagaciro. Urakoze cyane. Hari ibitekerezo byinshi utumye ngira muri iki kiganiro, ubisubiyemo gatatu. Oya, naje hano kugira ngo udufashe mbikubwire byose ibyo ushaka. Urakoze cyane. Uravuze ngo indangagaciro ya mbere ni ugukunda igihugu, indangagaciro ya kabiri ni ugukunda igihugu, indangagaciro ya gatatu ni ugukunda igihugu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi mu Rwanda turimo izi ndangagaciro eshatu muri imwe, Trinity, ubutatu muri imwe, ni ugukunda igihugu. Ukunda igihugu mu kazi urimo, ugakore neza, utekereza uti karagira ingaruka zihe kuri mugenzi wanjye. Ukunda igihugu mu muryango urimo, uvuga uti muri uyu muryango ndimo
nk'umunyarwanda ndimo ndarerera igihugu. hari sinzi nimba ariko nakora quotation ye neza uko yabivuze nyakubahwa ahora bivuga kenshi, reka ntavuga quotation ntibeshya, ariko ahora avuga igihugu, gukunda igihugu, gukunda igihugu, gukunda igihugu. Dukunze igihugu hari ibintu byinshi tutakora. Ntitwakwiba, ntitwatanga ruswa, ntitwabeshya, kubera ko dufite igihugu mu mutima wacu. Kandi gukunda igihugu mu mutima wawe ntibisaba umwanya. Mwabyumvise Captain Mutamba, retired Captain Mutamba bivuga, ntibisaba uniform kuba wambaye combat cyangwa utambaye combat. Bisaba aho uri hose kuvuga uti u Rwanda ni igihugu cyanjye, ngomba kugikunda. Ngira ngo iyi myumvire niyo dukeneye mu kubohoka. Turacyakomeza no kubohora imyumvire y'abantu n'imitekerereze y'abantu n'imikorere, kuko hari ibyo tukibona ukavuga uti ibi bintu abantu barabikora mu Rwanda uyu munsi. Dusoza ikiganiro cyacu, n'ubuhe butumwa wageza ku badukurikiye? Murakoze Barbara. Turimo dusoza, ikintu nabwira abanyarwanda cyangwa ubutumwa nabagezaho, icya mbere ni ukubifuriza isabukuru nziza yo kwibohora, inshuro ya 27. Ndabifuriza kugira ngo bazanezerwe, bazayinezerwe, bazayishimiremo, kandi bumva ko babohotse, nako bishimira ibyo bagezeho. Icyo ni kimwe. Ikindi nakwifuriza abanyarwanda banyumva cyangwa badukurikiye kuri uyu mwanya, nuko bagira izo ndangagaciro tuvuzeho, bakunda igihugu cyabo, kuko nidukunda igihugu twakomeje kubitindaho, ariko nidukunda igihugu tuzagikorera. Aho ngenda hose I'm proud of my country, kandi numva ndi proud yuko nanakirwaniye. Shima Imana ko ntabaye umusivili. Rero ibi bintu ndabikunda cyane. Nakoze igisirikare ngira ngo ngikunda, kuko numva nishimiye kuba umunyarwanda. Aho ngenda nkumva mpesheje agaciro igihugu cyanjye, nkumva nta wagicishamo amaso, numva sinya nkunda utunga urutoki igihugu cyanjye. Kimwe nuko ntakwishimira kumva hari uvuga nabo ubuyobozi bwanjye. Aho ndi tayari, namwe turi hamwe hano, washaka kuvuga nabo ubuyobozi bw'igihugu cyanjye yaba mvuze nabi. Uko narwana mvuze nabi, niko narwana uvuze nabi ubuyobozi bwanjye, niko narwana uvuze nabi igihugu cyanjye. Urakoze cyane retired Captain Mutamba. Hari ikintu avuze kandi nkuye muri kino kiganiro. Wavuze byinshi, ariko ikintu nkuyemo, dukunde igihugu. Turizihiza kwibohora ku nshuro ya 27. Ubutumwa tubahaye ku kiganiro The Barbara Show mu gukunda igihugu. Kunda igihugu ahantu uri, kunda igihugu uri mu bucuruzi, utanga imisoro, uyitange ku gihe. Kunda igihugu ahantu uri mu kazi, ugakore bataguhagaze hejuru, batakureba, ntukorere ijisho. Kunda igihugu ahantu uri, ufite inshingano izo arizo zose mu muryango wawe, ubahiriza inshingano zawe. Kunda igihugu aho uriho hose, nkuko Mutamba yabivuze. Yavuze ati duha agaciro ibitambo byatanzwe kuri ubu butaka, tubizirikana. Natwe impano twatanga cyangwa se ikimenyetso cyo gushima no gukunda igihugu, no kugaragaza ko bataruhiye ubusa, ndetse n'abitabye Imana ikomeze kubaha iruhukiro ridashira. Byari bikwiye, kuko dukomeje kubaho mu buzima bugaragaza ko icyo gitambo cyari gikwiye. Ndabashimiye rero, mwakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show. Mutamba afande, urakoze cyane. Abari n'abategarugori ahantu muri mwabyumvise, haramutse yagize ikiba ngo tuzakatire hahandi Mutamba yavuze, ariko nta kizaba, kubera ko Imana ireberera igihugu cyacu, iri maso, ntisinzira, ntihunikira. Murakoze, nkuko murambivuga buri gihe, Imana ibaha umugisha. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show,
kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha.